Reka nongere mbahe ikaze nshuti bavandimwe mukomeje gukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi. Uyu munsi reka tuganire n'ibi bimaze iminsi biri gusakara ku mbuga nkoranyambaga. Iminsi ishize nibwo twabonye umugabo wa Nishimwe Naomi, muzikara star, yari ari mu modoka rwose itwara abagenzi. Abantu baratangaye babyibazaho cyane. Ese kuba umuntu yagenda mu modoka itwara abagenzi ni ikibazo? Ko twebwe tuyigendamo hari ikibazo biba bidutera? Ese kuba umuntu yasiga imodoka yiwe akajya gutega ni ikibazo? Buriya rero muri ubu buzima tubamo, umuntu aba agomba kwicisha bugufi. Nubwo waba ufite amafaranga menshi, biba bisaba ngo wicishe bugufi, kuko nibyo bizakwereka ko abantu bagukunda. Ariko niwishyira hejuru, mbese ukerekana ko urenze abantu, ubarenzeho, ubasuzugura, inshuti yanjye, umunsi umwe bizagukomerana. Tumaze kubona ibyo byose, umugore wiwe Nishimwe Naomi nawe rwose ejo yahise asohora videwo yerekana rwose nawe ko yigendera mu modoka zitwara abagenzi. Rwose yaje no gufata videwo yerekana ari mu modoka yinjira, ndetse yerekana n'umugabo we inyuma rwose yiyicariye n'abagenzi, ubona ko nta kibazo afite. You want some here? If you see my baby. Batangira kuvuga ko amafaranga yabishiranye nta mafaranga. Ese kuba umuntu yatega imodoka ya 300 akigira aho ajya ni ikibazo? Rimwe na rimwe ntitujya duhura n'aba basitari bacu bagiye kubikuza amafaranga muri banki? Kuki tutaya tubibazaho se? Duhurira muri banki imwe se kandi bafite amamiliyoni? Nawe ugiye kwibikuriza 5,000 byawe rwose wimereye neza, ko nta kibazo bidutera se? Buriya rero muri ubu buzima nta kidashoboka. Uba ugomba kwicisha bugufi, uba ugomba kwiyoroshya. Erega kugenda mu modoka ya rusange nta birenze rwose. Ni umusitari, ariko kuba uri umusitari ntibibuza ko uri umuntu nk'abandi. Nta muntu utagenda muri iriya modoka rwose. Hari icyo itwaye se? nta n'ibirenze rwose, kuko n'ejo muzamubona rwose
yihagarariye muri KBS, ahagaze rwose muri iriya modoka irimo abantu 100, nawe yafashe ku mukandara rwose nk'abandi kandi afite n'amafaranga. Ibyo nta kibazo biteye rwose. Kuba mwahurira muri resitora ni umuntu nk'abandi, nta kibazo biteye, ntanakagira impungenge rwose ngo abe yumva afite ipfunwe ryo kuba yahura n'abandi, nta birenze. Ese wowe ubona hari icyo bitwaye kuba umuntu yagenda mu modoka itwara abagenzi? Ese ko ari umusitari, ejo nagura iyo modoka itwara abagenzi ari iyiwe, akaba ari kwerekana urugero rwose rwo kuba buri muntu wese yayigendamo. Hari ikibazo kirimo? Njye mba numva nta birenze, dukure amagambo aho ngaho rwose twirirwa tuvuga umuntu yewe nta nubwo azi n'ibyo mwirirwamo muvuga, we yari yibereye muri gahunda ziwe ari kwigendera. Abantu b'iki gihe babaye gute koko? Kuki badashyira mu gaciro ngo batekereze ikijya mbere, ahubwo bakajya kwirirwa bavuga umuntu gusa? Njye rwose sinkunda abantu birirwa babunza utugambo hano kuri YouTube ngo bari gushaka views kuko bavuze umuntu, bamuharabika, bamuhimbira. Ibaze bamubonye mu modoka ariko baraza biyongereraho n'ibindi bintu rwose utamenya aho babikura. Basigaye bafite ivuzivuzi utamenya aho riva rwose. Nimba nawe urimo, wigaye rwose, ntago bikubereye, uri umuntu w'umugabo. Ni gute umugabo ajya kuvuga undi mugabo mu bintu bitamuhesha agaciro? Mbisabira rwose kudushyigikira mukanda subscribe, mutugira n'inama aho mubona bitagenda neza tubashe gukosora. Njye mukomeje kubana ni Birasa Official. Ciao ciao.